intelligence internal na external bagushakiye ahantu hose bashyizeho na Interpol warabuze none urambwira ngo ningende namara kugenda se umwuka kongera akaguterura akaguhisha arambwira atoya ubu naje nje aha baraza barahura arambwira ati ni wowe Eliya nibibazo wateje ari mugabo yatinyuka nta bibazo nateje ni wewe wateje ibibazo nuriya mugore wawe n'umuryango wawe mwataye Imana genda unumirira abayisirayeli bose baze dusenge Imana nyamana turebe Imana isubiza umwami aramwumvira bahurira ku musozi wa Karumeli abahanuzi ba Bayali n'abashera bari 850 arababwira ati rero tugiye gukina match tureba abasenga bakarusha abandi imbaraga abangaba bajye hariya bafatanye bose uko bangana nanjye ndajya hariya jyenyine kandi mbanje kubahinda ya bukuru muzi impamvu yabahinda ya bukuru ibintu bibiri yaragiye gukora yaragiye gusenga amasengesho afata ikirere haleluya kuko Bayali yari imana ngo y'inkuba urumva imana y'inkuba ntiyabura umuriro iyi nkuba ikubise igiti kirashya kandi ari kibisi aravuga ati imana y'inkuba igiye guhangana n'imana y'ijuru abantu ziba Bayali bajya baratangira bahamagara Bayali igaragaze Bayali itamurure Bayali kora hasi Bayali manuka ikirere Eliya yagifashe urufunguzo rwafunze ijuru imvura ntigwe ntabwo rwari runaniwe gufunga ijuru ngo imirabyo ye kurabya afunga ikirere aragifata barasenga ngo bageze aho bazana n'ibyuma barikeba ngo wenda Bayali yagira impuhwe ngo akajya bashinyagurira kabureterega nimuvuge cyane Bayali igomba kuba yatumije inama ariko buriya ni translation itariyo ari bavuga ngo Bayali yatumije inama iyo bavuga ngo Bayali yagiye ku nama kera mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu yagiye ku nama yabaga yagiye kuri toilette tekereza aravuga ati ishobora kuba yazindutse ubundi niyo terme correct muri original aravuga ngo ishobora kuba yagiye kuri toilette yarwaye diarrhée cyangwa yarwaye constipation abarwaye ibyo bibiri nibo batinda muri toilette akomeza ngo arabashinyagurira bageze aho bigejeje saa 9 aravuga ati noneho reka mbereke nimuveho nimwigireyo nanjye nigeragereza ngo arabanza azana amabuye 12 ashushanya imiryango ya 12 ya Isirayeli ngo asana igicaniro cy'Uwiteka mu yandi magambo agarura umwuka wo gusenga Imana asana igicaniro cy'Uwiteka ni nacyo kibazo dufite ndaza kubigeraho nibyo ndangirizaho arabanza asana igicaniro cy'Uwiteka amaze kugisana ashyiraho inkwi ashyiraho n'igitambo kuko ntabwo umuriro w'Imana uzamanuka nta bitambo biri ku gicaniro hari abantu kenshi tuza Mana agira icyo ukora Mana azana abanyabyaha Mana kiza igihugu Mana kiza Imana ikavuga ngo sinigeze nanga gukiza abanyabyaha nabuza abo ntuma sinigeze nanga gukora nabuza abo dukorana ntabwo Imana igikora itarabona ibitambo ku gicaniro iki Imana ishaka gukora cyose ibonye abantu bemeye kugikora ikorana nabo haleluya turara twageze mu masaa 6 y'ijoro noneho ariko twazenze uwo mugoroba yarashikije ariye tujya tubisubiramo tugaseka ndibuka umusore umwe twasenganaga twari tunaniwe umunaniro urumva twari tumaze iminsi 3 tutarya dusenga buryo umuntu ari umusore akora ibintu by'ubusazi byinshi noneho dutangiye gusenga twese kumva turasinzira Mana ugirire neza iki gihugu ugirire neza na Satani ndamubwira nti muryame mwese ubwo mutangiye gusabira Satani umugisha umunaniro waje girire neza na Satani ari igihe tujya tubisubiramo tugaseka ariko twarasenze kandi nshima Imana ko Imana yatwumvise kandi twasengeraga ku masezerano dufite hari icyo Imana yari yaratubwira ngo musengere ibi nibi kalendari y'Imana nanayibabwira ubu aho tugeze 95 twakoze amasengesho impero y'umwaka nabwo ari Imana yadutegetse Imana yatubwira ngo ngiye gukiza iki gihugu mu ntambwe 5 nzabanza nyure ziriya mpunzi ari izagiye kera n'izagiye vuba ariko izakera zo zari zaratangiye kuza izari ziduteje ikibazo nizari zagiye 94 bamwe bari Tanzania abandi bari Burundi abandi bari Kongo irawazana tubisengeye tubyingingiye iratubwira ngo ibyo nibirangira hazaba umutekano muke muri iki gihugu nawe muzawusengere nzawushyiramo iherezo
abibuka intambara y'abacengezi yari ikomeye. Twagiye kuyisengera mu Ruhengeri, icyo gihe niko hitwaga Musanze. Tugeze mu Gakenke, imodoka yari turi inyuma bayikubita igikompuri irashya. Aho twari humwe aramwe ati dukate dusubira i Kigali. Bayirasiye hariya nsubira aho barasiye, reka turaswe n'abari imbere, ariko abinyuma ubwo twabaciyeho ntibaturase, buri witeka yari yabahumye amaso, irahuma n'abasigaye imbere. Turasenga tugerayo. Urugamba twarwanye rwari rurerure. Iyo nayo Imana yaratubwiye ngo nimuyisengera nzayishyiraho iherezo, ngo kandi ibyo nimubona birangiye, ngo nzakora ikindi kintu mutatekereza, ngo nzanyeganyeza intebe zose, ngo nindazingiza inshyire mu myanya abo natoranije. Ngo bariya nimwe mwabishyiriyeho. Yewe 2000 twasenze muri stade, ari byo turimo gusengeraho. Arangije amasengesho mu kwa 12 twinjira mu itariki ya mbere yo kwa mbere, amezi 3 ya mbere ane, intebe zose zari zanyeganye, zose zahinduriwe occupancy. Ndibuka umuntu umwe yarambwiye atuzi ko ya nkubiri watubwiraga yaje, ntimuhangayike, Imana yatubwiye ko iyo ngiyo rwose irimo iranyeganyeza ibintu kugira ngo yubake ibyo yashakaga, nta kibazo kirimo. Hari icyabaye, iratubwira ngo ibyo nibirangira nzakemura ikibazo cy'ubutabera. Gacaca iraza, ibintu batekereza ngo ntibizashoboka, abazungu bavuga ngo nimudatanga amnesty ngo ntibizashoboka, twarabyikoreye bicamo uko Imana yavuze. Iratubwira ngo ibyo nibirangira hazaba hasigaye ikintu kimwe, healing y'igihugu nkaba ndayirangije, revival, ngo nzabaha ububyutse, ngo ariko ubwo bubyutse nibwo buzabagora, ngo kubera ko benshi muzaba muhuze murangaye, abandi munaniwe. Rero nsigaye nsubiza amaso inyuma nkavuga ibyo Imana yatubwiye byarabaye. Ubu wibwira ko ushobora kumbwira nkatwara imodoka nkava Ikagitumba nkarari Rusizi, no kuva Ikagitumba nkarari Kigali birangora, nkubitana n'amatara y'imodoka nkumva neza ndazungazunga, ndashaje kuri 65 gutwara imodoka no kwiyahura. Urambwira ngo ndara amasengesho, najyaga ndara amasengesho tukageza mu gitondo nkiyuhagira mu maso, narangiza nkahaguruka nkagenda. Nsigaye ndara amasengesho ntaryama nibura amasaha 3. Uwo munsi unambwiye ngo mbwirize ntiwamenye ibyo ndimo kuvuga, nanjye mba numva nabaye ikizongo ko ndashaje. Ariko revival ibi ndabibabwira izaza tuyisengeye tuyingingiye, kuko ibintu byose by'Imana ikora iyo igiye kubikora irabanza igashyira abantu bayo ku mavi. Nimureba muri Bibiliya ibintu byakoretse byose, ndimo ndasoza, byose mu ijambo ry'Imana bikoreka ubwoko bw'Imana buri ku mavi, burimo gusenga. Njya mbyigisha abapastori, ariko sinzi ko bizafata, ariko ndabisengera nabyo. Nkabwira niba mushaka kuzamura itorero, yambwira abapastori, nkabwira n'umuntu urya ropa 195 ku mwaka, agasinzira amajoro 365, ari umupastori ntashobora kuzamura itorero ngo rikuri. Itorero rizamukira ku mavi. Buriya ntimuzanibeshye ngo Remera yazamukiye kuri PhD. Nabonye abapastori bafite PhD bashinga paruwasi aho kugira ngo zizamuke zigasubira inyuma. Ushobora kugira PhD paruwasi kagupfana, ariko iyo ufite amava akomeye ntabwo Imana izagutererana. Haleluya. Mureke tujye ku mavi dusenge. Na buriya bubyutse Imana yatubwiye izabuduha, ndabizi izabikora, ariko tubusengeye tubwingingiye dushima. Jewe nasenze Imana ndibwa numva Imana umbabarire sinzapfe ntabubonye. Imyaka maze mbusengera ni myinshi, amajoro naraye mbusengera ni menshi, amaropa niyirije sinyarye ni menshi, izamindishye yakababaro mbubonesha amaso. Haleluya. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Bari kuri YouTube ubwo ngubwo nyine ndabasuhuje, umugisha w'Imana. Haleluya. Turi mu cyumweru cyacu cya 4 cyano masengesho y'iminsi 40, turi ku munsi wa 23. Turimo turiga ku ntego ivuga ngo imbaraga zidushoboza gukora umurimo w'Imana. Ariko bundi unakuyemo kubyita imbaraga zidushoboza gukora umurimo w'Imana, dushatse twazita imbaraga zidushoboza kubaho nk'abakristo.
Haleluya. Kuko buriya njya nanga iyo ibintu by'Imana twatandukanije umurimo w'Imana no kuba abantu b'Imana. Ubundi umurimo wa mbere dushobora gukora no kuba abantu b'Imana, kubera yuko nkuko twabibonye ku cyumweru, ikintu cya mbere kigira imbaraga mu buzima bwacu ni ubuhamya. Kandi ubuhamya ni icyo uri cyo, ntabwo ari ibyo ukora. Ubundi mu buryo bw'Imana urabanza ukaba uw'Imana yishimira, hanyuma ibindi bisigaye byose ikabikorera muri wowe. Amen. Byorohera abantu gukorera Imana uko babyumva, sibyo? Kandi gukorera Imana uko babyumva bituma bire mu mutima ko ntacyo bitwaye. Kabura tariko giyewe ndasenga, sawa, ariko giyewe ntanga n'amaturo, ntanga icyacumi, sawa, ariko icyo wagombye kubanza kureba ni icyo uri cyo. Kuko icyo uri cyo, reka mbere uko bikora. Icyo uri cyo kikwandika mu gitabo cy'ubugingo. Hariya mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 20 baratubwira ngo nuko ibitabo birabumburwa. Hari ibitabo by'imirimo, ariko ikigenga uko byose bizagendekera buri muntu nuko wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ukaba umwana w'Imana. Haleluya. Kuko muri icyo gice baravuga ngo nuko abo basanze batanditse mu gitabo cy'ubugingo, nubwo mu gitabo cy'imirimo bafitemo ibintu byinshi, ngo batabwa mu nyanja yaka umuriro. Ndagira ngo buri muntu wese abijye byitondera, abyiteho, hanyuma ahabwe imbaraga zo kubaho nk'umuntu w'Imana. Kuko iyo ubayeho nk'umuntu w'Imana, imirimo irizana. Yewe nyambwira abantu buriya iyo watangiye kunezererwa kuba umwana w'Imana, gusenga ntibikugora. Uzitegereze umwana mutoya, ntawe ujya muhendahendera kujya kwicara ku bibero bya nyina, apfa kumubona gusa aje, umwana arijyana. Siko bigenda? Wari wabona umwana nyina abyinira ngo wambabariye ukaza kunsuhuza. Iyo umwana ari mutoya, ibyo bitangira iyo umwana amaze kuba mukuru yifitiye ibindi arimo, ariko akana gatoya imyaka 2, 3, 4, 5 bapfa kumva mama wabo aturutse ku irembo bakirukanka bajya kumusuhuza. Niyo uri n'umupapa w'ingeso nziza, wumva abana bavuga ngo papa araje, ngo papa araje, bose bakaza birukanka. Buriya rero natwe gusenga kwacu byagombye koroha gutyo, ko tuba tugiye kuganira na papa. Ariko abakristo benshi urabahenda ukababyinirira ukabinginga. Uyu munsi turiga ku mbaraga ziva mu gusenga. Haleluya. Kandi ndagira ngo mbanze mvuge ijambo rimwe cyangwa amagambo make ku gusenga. Abantu benshi barakubwira ati nta muntu udasenga, ahubwo abantu benshi ntibasenga. Hari abantu bavuga amasengesho bakabyitiranya no gusenga. Ko burya kuvuga amasengesho ni ukubwira Imana ibyikora, cyangwa rimwe na rimwe kuvuga amasengesho ni ukuvuga ibyo bagutoje utanabitekerezaho. Ndabaye ingero ebyiri. Kera twiga mu seminari, iyo ngeso twarayigiraga, haba ari nko mu gihe cy'ikizami, kuko buri munsi twavugaga ishapuri. Noneho ukabona abantu bagiye muri chapelle batwaye amakaye, umuntu agashyira ikaye hagati y'amaguru kandi ari uri butere ishapuri, akareba mu ikaye ndakuramutsa Mariya, ubwo akabaranshije abandi agasomaho nk'imirongo nk'ingahe, yakumva bacije ndakuramutsa Mariya, arimo aratera isengesho kandi arimo ro kwiga. Bikubwira ngo umutima we ntabwo uri muri ayo masengesho, arimo arabivuga gusa kubera yuko yabifashe mu mutwe, azi uko bikurikirana, azi uko bigenda. Kandi natwe hari igihe utanze ingero za kure, uzagenda ujya ahantu pastori yasomye amasengesho atabyitayeho, bene data bakundwa mu byanditswe byera, akabihurutura ugaza ariko uyu muntu
arimo aratekereza nibura ibyo arimo kubwira abantu bavuga, cyangwa arabivuga gusa kubera ko niko gahunda iteganije, niko liturujia ikoze, urasoma ukihuta. Birya ntabwo ari ugusenga, sibyo? Birya ntabwo ari ugusenga, kuko hari igihe Imana ivuga ite se bari abantu barimo barakora iki? Barimo baravugana nanjye, barimo barivugisha, bari mu biki? Mujya mubitekerezaho? N'amasengesho dusenga na yandi ari spontane. Hari igihe biba ari ukuvuga amasengesho, kumva umuntu arasenga ukavuga ngo uyu muntu arimo arasengera iki? Ngo Mana, ngo urabizi ngo aba bantu bagiye kugenda mu cyuma cyakozwe n'abantu, ngo ntikigira amaso, ntikigira amatwi, ntikigira umutima, ntikigira ubwonko. Ni ngombwa kubwira Imana ko imodoka itagira amaso n'amatwi? Ibyo ni ugutubura amagambo gusa kugira ngo abantu batangazwe n'ukuntu uzi kuvuga, ariko nta sengesho ririmo. Ntabwo ari ngombwa kubwira Imana ko abantu bagiye kugenda mu modoka, irabizi. Wenda yibwira uti Imana, urabizi imodoka zijya zigira accident, uturindira abantu. Ibyo byaba byumvikana. Ariko kujya kugenda ngo Mana, ngo urabizi ngo abantu bagiye kugenda mu cyuma ngo cyakozwe n'umwana w'umuntu, ngo ntikigira amaso, ntikigira amatwi, ntikigira umutima, ntikigira ubwonko. Ay Imana, urabizi niki? Hariye nicara ngo aba bantu uyu mwitozo barimo witwa ngo iki? Ndagira ngo rwose abantu twateranye uyu munsi n'abanyumva bari kure, muzige kuvugana n'Imana. Ariko reka mbere icyo bikora, wari wicarana n'umuntu ukamubwira ngo ubu ngiye kugenda mu cyuma kitagira amaso, kitagira amatwi, kitagira umutima, kitagira ubwonko. Uramubwira uti ngiye gufata imodoka ngende, ariko ntabwo wanza kumubwira uko imodoka iteye. Siko bimeze se? Ubundi gusenga ni ukuganira n'Imana gusa, kuganira n'Imana, ukayibwira, ukayitega amatwi. Kandi mbabwira ikintu kimwe, muzabyige mubireke, ntimuzagerageze kuimpressioni, mbese ntimuzagerageze gutangaza Imana kubw'amagambo akomeye mukoresha. Bari abantu bumva arimo gusenga kibaza, reka ne kubitindaho cyane ko byagaragara nko gukritika cyangwa gusebanya. Imana yibwira ibikuri ku mutima. Niba ubabaye yibwira uti Imana, ubu ndicaye ndababaye. Uganire nayo wumva yuko ikumva, si ngombwa kubishyira mu magambo y'ibisigo. Ntabwo Imana ikeneye umutomo. By the way, burya njya numva uzi nka barya abantu bavuga, wari wajya mu bukwe muri no minsi kumva abantu bavuga imisango, bakavuga ikinyarwanda ugashaka icyo barimo kuvuga, cyane cyane b'abana bakora ibintu bya MC akavuga akamara iminota 5 utarumva icyo arimo kuvuga. Je nizi ikinyarwanda, mfite diplome mu kinyarwanda, ni cya kera narakize, ariko basinza hano basigaye bacukumbura ibinyarwanda bakazanamo ibinyarwanda. Niba ubwira abantu ngo nibicare, wabwiye uti nimwicare, nimuca akabogi, akabogi bamwe ntiwazi nakariko gushakisha bya binyarwanda bya kure. Umuntu yarambwiye ngo nicyo bahemberwa. Jewe rwose ungiriye neza bavuga ikinyarwanda abantu bose bumva, hanyuma bikagira inzira. Sibyo ra? Buriya rero no mu gusenga ni kimwe, ntugashake amagambo akomeye, kuko icyo Imana ikeneye kumva ni ikikuri ku mutima. Buriya kiriya gitabo cyacu cy'amasengesho bakicyandika mu 1562, buriya hari abantu cyafungishije. Barimo umugabo uriya wanditse igitabo cy'umugenzi witwa John Bunyani, yaragikritisa aravuga ati jewe aho kugira ngo mvuge amasengesho yanditswe n'undi muntu, ati nadidimanga nk'ikiragi ariko nkavuga amasengesho mvuye ku mutima. Bati wewe ugiye kuruhukira muri gereza, aruhukiramo, ariko si we wenyine. Ubundi cy'Imana ishaka kumva ni ikikuvuye ku mutima. Ntabwo ikeneye amagambo yanditse neza yavuye kwa kanaka, akeneye amagambo yawe wowe. Irashaka kuyibwira, yibwire byose bikuri ku mutima. Abantu benshi wamugura uti senga, ariko nanjye icyo kibazo narakigiraga kera nkikizwa, kubera ko abarokore bari barampahamuye. Numvaga basenga, hari ahantu najyaga njya, bari bafite akana gato k'imyaka nk'itandatu, karasengaga
kandi mama wako kubera ko kari karabifashe, kari kazi kubivuga, akagaha kagasenga ngo Mana, ngo aba bantu baruhijwe n'urugendo, ngo hari urugendo rw'amaguru, hari n'urwo mu mutima, ngo none Mana ubogereza ibirenge, ngo ntiwoze yebamba umva akana kagasenga, maze ubogereza ibirenge, ntiwite ku birenge by'umubiri, wite ku birenge iyi mitima igenda ibo ibunga ijya hehe, maze ubogereza ibirenge Mana, ibyaha byabo bite mu nyanja yo kwibagirwa. Ashaka inyanja yo kwibagirwa ibahagana hehe? Urumva wumvise akana k'imyaka 6 tugasenga gutyo byaguhahamura, wajya mu barokora ukavuga ati biriya bintu nzamenya kubitondora. Urumva giye n'ivire mu gaturika aho twavugaga ndakuramutsa Mariya na dawe uri mu ijuru nawo wahe patiri, noneho najya njya gusenga, twari dufite groupe twasengeragamo nyimara gukizwa, hajya baza ngatekereza ngavuga ni buriya none baza kunsaba gusenga, nkavuga ndoke reka isengesho mbanze ndi compose, nkari kompoza ryiza ryo gutangira. Nkaba ni wambwira ngo nsenge dutangira, ndavuga ngo Mana uzuterane natwe, uyobore iteraniro ryacu, ijambo ryawe tuza gusoma ritugirira umumaro, ijambo ryawe tuza gusoma turyumve neza, ibyo tuza kwiga ubyandike ku mitima yacu tubigenderemo, nkaritondeka. Noneho kugira ngo bataza kunsaba gusenga nyuma bavuga bati ntagira umuntu udusengera, nkahita nimbira ryasengesho yanjye nkaridodora, bagahita nyine ubwo bakaba barandetse. Ntabwo bashobora kugura ngo uze gusenga kabiri, ngo usenge utangira uze no gusenga nyuma, nkaridodora. Noneho undi munsi nkavuga uyu munsi ndategurira irya nyuma, nibarangiza ndabasabira umugisha. Buriya rero niho nigiye gusabira abantu umugisha. Umugisha nyine wa wundi uvuga abantu bakumva ari umugisha urimo gusaba. Amen. Mujye mubyiga, wige ureba abantu bicaye aho ngaho, niba wagiye gusura umuryango bakagwira turwaje umwana, ti umutware yagiye mu rugendo, nta nubwo tuheruka amakuru ye, undi mwana ari mu masomo, ibyo barimo kukuganiriza byose nimurangiza ubiterure ubikuremo isengesho, uzumva abantu bavurimo kuvuga ngo amen, ngo haleluya, ngo yes. Kubera iki? Urimo uravuga ibihuye n'ibyo bifuzaga ko babwirira Imana. Haleluya. Kuko Imana ntikeneye ko tuyimpressiona, ntabwo ikeneye ko tuyitangaza, ikeneye kutwumva tuyibwira imitwaro y'abantu bayo. Haleluya. Ariko uyu munsi ubwo ngira ngo icyo reka nkigarukiriza aho ngaho, ubwo ibyagombaga gukosoreka wenda bamwe murabyumvise muzagenda mubikosora. Reka dufate amagambo dusanga muri Yakobo ibice 5, tugiye kwiga ku mbaraga zo gusenga. Yakobo ibice 5, ndafata urugero rumwe rw'umuntu nkunda cyane muri Bibiliya. Turava ku murongo wa 16. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Mu Cyongereza baravuga ngo the prayer of the righteous is powerful and effective. Rigira imbaraga kandi rikagira umusaruro, rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. N'aya magambo ngira ngo twigeho. Icya mbere baratubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga ngo imvura imara imyaka 3 itagwa. Abakunda gusoma muze kugaruka inyuma iyo nkuru muyirebe, kuko ndayivugaho kugira ngo tuyikuremo icyitegerezo, hanyuma turebe gusenga muri Bibiliya. Eliya yari umuntu nkatwe, uretse no kuba umuntu nkatwe, ndetse twashobora kuvuga ngo yari umuntu uri inyuma ya bamwe muri twe. Kubera iki? Ubwa mbere Eliya aboneka agiye kwa Ahabu, baratubwira ngo Eliya umusuhuke w'itishubi. Mbese ni nk'uwagira gutya akabona umuntu w'umupagasi. Hari abantu b'abapagasi bajya baza mu mujyi cyangwa n'ahandi mu byaro, umuntu w'umupagasi. Hari abamason, hari abafundi baza hano mu mujyi, ariko bakaba batuye hano mu mujyi, bafite ingo hano hafi,
ariko hari n'abaza baturutse kure ari aba pagasi. Eliya yari umupagasi ngo wavukaga itishubi, ntabwo tuzi se, ntituzi nyina, ntituzi n'icyo yakoraga, tumubona gusa ahagaze imbere y'ibwami ababwira ngo ndabivuze ntabwo imvura izongera kugwa kugeza igihe nzabivugira. Ikintu giye kinshimisha, nta n'umusirikare wamufashe. Abasirikare barindi bwami bagomba kuba baravuze ati ibyo byose mu mirimo dushinzwe ntabwo dushinzwe gufata abasazi. Wenda ako ni akazi k'abadaso, ni akazi k'abapolisi, twebwe dushinzwe kurinda hano, ntabwo dushinzwe gufata abasazi. Aramutse ateye amabuye wenda twamwita, ariko guhagarara hano agasakuza akavuga ngo imvura ntizongera kugwa, baramwihorera aragenda. Imana iramubwira ngo noneho genda ujye ku kagezi kitwa Keriti, ngo niho nzakurindira, kandi nategetse ibyiyoni ngo bijye bikugemurira. Haleluya. Birakwereka umuntu uvugana n'Imana ikamubwira naho ajya kwihisha. Aragenda yihisha kuri Keriti, ibyiyoni bikajya bimuzanira inyama n'umugati. Ndavuga rero ibi byiyoni bigomba kuba ari abamarayika babaga bihishe. Niba hari ikintu gikunda imigati ni ikiyoni, niba hari ikintu gikunda inyama ni ikiyoni. Kubona ugemurirwa n'ikiyoni kikakuzanira n'inyama zitetse, kuko ntabwo yagombaga guteka, zagomba kuza zihiye. Icyo yaburaga ni isosi gusa, ariko yari afite inyama. Yicara kuri Keriti, anywa amazi ya Keriti. Igihe kiragera na Keriti, kubera ko imvura itaguye, ibyo yari yavuze biraba, Keriti irakama. Imana niyo yongeye iramubwira ngo haguruka ujye i Sarefati h'i Sidoni. Uri Imana yacu igira urwenya. Haleluya. Kuko i Sarefati h'i Sidoni hari iwabo wa Yezebeli umwamikazi, umugore wa Ahabu, kandi ngo bahise bashyiraho abantu bo kumushakisha. Mujye gushakisha wa mugabo watwaye urufunguzo rw'ijuru aza kingura imvura yongerigwe. Haleluya. Aza n'urufunguzo rw'ijuru yongera kingura imvura yongerigwe. Noneho aragenda yigira i Sarefati h'i Sidoni. Burya hari abantu bataboneka kuko abasuhuke ntawe babazi. Hano abantu b'abapagasi uzi ko ashobora no kukubakira yazagaruka iwawe ntumenye ko ari wowe wahubakaga. Hari abantu bataboneka cyane, na yari muri abo bantu nyine bacaho ntibamenye ko bahari. Bashobora kuba baramubonye Sarefati bakagira ngo ni umusuhuke waje gukorera uwo mupfakazi. Yiberayo imyaka 3, igitangaza cy'Imana. Mukurikire, batubwiye ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga imvura ntiyagwa. Ariko hagati yo gusenga kwe no kuzongera kugarura imvura, yakomeje kuba mu masengesho. Yagiye i Sarefati ngo asanga umupfakazi arimo aratoragura udukwi. Aramubwira turaho madame, ati wajya mu rugo kw'inzara inyishe ukanzanira agatsima ko numva inzara imereye nabi. Aramubwira ati yewe, ati nsigaranye uturanguzwa tw'amavuta mu icupa n'agafu mu giseke, ngiye kuvugamo agatsima. Ayo magambo yose yakoresha mu ntubya bintu, muri diminutif, mu itubya. Nsigaranye agafu n'uturanguzwa tw'amavuta, ngiye kuvugamo agatsima nkarye n'umwana wanjye, niturangiza twipfire. Eliya aramubwira ati si uko bigenda iyo haje umuntu usenga Imana. Haleluya. Buriya bintu ndabikunda cyane. Twigeze guhungira mu nkambi Ibyumba, noneho twabanaga n'umugabo yarwaraga igifu. Noneho rimwe twicaye turimo kuganira, ambwira ati rero jewe, ati muwe mwiteguye, ati muzansiga hano hazaba habaye iki? Ati ndapfa. Ati nubundi ni Kigali nshobora kubona ibiryo bikwiye, natungwaga na tagameti. Ati ubwo ndapfa. Ndamubwira nti ngiye kuguha isezerano, ngiye kugusengera ujye urya impungure na turiye turantire. Muratuzi kwa dushyimbo twita rantire. Ujye urya ibishyimbo na rantiye, uzava hano utongeye kumva igifu. Twamaze amezi 3 kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwa 7 tugaruka, umugabo yirira impungure natwe twese. Yongeye kurwara agarutse i Kigali. Kuko buriya dufite Imana ijyana na circumstance.
Eliya yageze ku rugo rw'umupfakazi aramubwira ati suko bizamera uburyo gupfa kwawe byarangiye ubwo mpageze, ahubwo witegure tugiye kujya turye breakfast, turye n'ibya saa sita, turye n'ibya nimugoroba kandi turi batatu. Haleluya. Buriya hari igihe abanyamasengesho ntimuze kundakarira. Nkiba kuri katedrali twari dufitiye groupe yitwaga Abadata, nibo bari barayise gutyo. None ndavuga nti bari ikintu ndambiwe cy'abanyamasengesho, ndambiwe abanyamasengesho basenga bamara kuvugana n'Imana bagasabiriza. Ugasanga umuntu arambwira pastor rwose ngo bimeze nabi, nasize mu rugo rukinga babiri, ntirugakinge babiri usenga Imana. Genda ubaza Imana ngo Mana ko wampamagaye ngo nkukorere. Niba waratubuye agafuko kwa Eliya, agura imbago zanjye umugisha imirimo y'amaboko yanjye, nayo uyishake kandi uyikore. Ko buriya dufite ikosa rikomeye cyane, tutajya dukosora mu banyamasengesho. Hari abanyamasengesho b'abavagabo, agenda agahera ku wa mbere ngo asengera abantu, akava kwa kanaka akajya kubasengera, akajya kwa kanaka akajya kubasengera, ariko bahajemo n'ingeso mbi dukwiye gukosora rwose. Hajemo n'ingeso mbi, umuntu akaza ati James, hari ikintu Imana yakumbwiyeho ngomba kuzi wawe, atari kugomba kunyohereza tike ukanyohereza nayo gusigira madamu. Sinshinzwe gutunga urugo rwawe. Izo ni ingeso mbi zica umurimo w'Imana. Uri murabwira abantu, mpora mbibwira n'abahanuzi nanjye bajya baza kundeba, nabwira nujya kureba umuntu Imana yamugutumyeho ntukamusaba amafaranga. Jya ugenda umubwira iby'Imana yagutumye, nurangiza umusengere ugende ntacyo umusabye. Nuza kundeba ukanzanira ubutumwa ukambwira ngo ariko ngo Imana intumye n'icyangugu ngo none nari nkiri itike, ntayo nzaguha. Hari uwo rwose nabibwe ndavuga nti ndimo ndakwigisha suko nayabuze, ndashaka kukwigisha, narabikubwiye si rimwe, narabikubwiye si kabiri, nuba ushaka ko nkuha amafaranga yo kujya ahantu ntukanzanira ubutumwa. Ugeze umbwira uti Imana yantumye ahangaha kandi nta mafaranga mfite, nzajya nyagwanda umukozi w'Imana. Ariko nunzanira ubutumwa ukabanza kumpanurira, ukambwira imodoka Imana igiye kumpa, ukambwira scholarship igiye guha abana wanjye barangije kwiga, abantu ari umuntu akubwira ibintu, nuzanira ubutumwa ntukamva n'abandi babyumve, n'abari hafi n'abari kure, ntugasaba amafaranga abantu bashyiriye ubutumwa. Nicyo gituma usanga abantu batwicira umurimo, ugasanga batwita besikoro, ugasanga batubwira ko tubunza inzara. Kubera iki? Eliya ntabwo yagiye kuri uriya mupfakazi w'Isarefati ngo amubwire ngo ntunga, ahubwo yagiye aramubwira ati ubwonje iby'iwawe bigiye kuprospera. Uzitegereze aho abahanuzi banyuraga hose, na Elisa niko byagenze. Yajyaga ajyana n'umugaragu we, bucye aramubwira ati ariko tuzi hari ahantu tuba, ati buriya abambe bafite n'ikibazo. Aramusengera barabyara. Twe turi abantu bajyana umugisha, ntabwo tujya gutwara imigisha y'abantu. Eliya yagiye Sarefati y'i Sidoni atwarayo umugisha. Umupfakazi wari kwicwa n'inzara, ibyiwe rwose amara imyaka 3 arya ibya mu gitondo n'ibya saa sita n'ibya nimugoroba, kandi agaburira abantu benshi kurutaho. Haleluya. Ariko muri ino minsi dufite ikibazo. Dufite ikibazo cy'imyumvire, dufite ikibazo cyo kumenya Imana yacu. Kiza mu gipastori, umwe mu bayobozi banjye yarambaje ati rwose ubwo wumva umuryango wawe uzatungwa n'iki? Ndamubwira nti giye wonkorera ndamuzi, uwampamagaye ndamuzi, nananirwa kuntungira umuryango nzamusezeraho cyangwa azambwira uburyo mbigenza, ariko umuryango wanjye ntabwo uzananirwa kuwutunga. Kuko Imana iguhamagaye iguha isezerano ngo nzajyana nawe. Ariko iyo utangiye kuza ukajya mu murimo ugashugurika, ukabeshya, ukarimanganya, uba urimo kwicira dosiye. Wicira dosiye. Umurimo w'Imana uzakora wose ukazanamo ubuhahara, uzaba wiciye dosiye. Kandi mbwira abakiri batoya, hari abantu babwira ngo rero buriya ngo mu gipastori, ariko nanjye najyaga mbivuga cyera ntarajyamo,
Korea mu gipastori ngo haba ubukene ngo mwaramyigisha abapastori nkababwira ntumva ntabwo Yesu yananiwe kudutunga ahubwo twananiwe kugenda nk'abazatunga ntabwo byamunaniye giye buri munsi ndabibona Imana yacu ni Imana ifite ubushobozi. Eliya yagiye Sarefati ifira tubuka n'amavuta ntiyashira mu mperezo kandi hasigaye muturanguzwa. Muzarebe na Elisa umupfakazi yaraje aramubwira tumva umugabo wanjye yari umukozi w'Imana yari umuhanuzi none yarapfuye. Muzarebe mu gice cya 4 cy'abami ba kabiri. None umwishyuza yarapfuye ansigira imyenda none umwishyuza yaje arashaka gutwara abana banjye ngo bagira abacakara. Iyo ntuza ndayizi uko ikora. Hari mwene data umwe nkiyobora yigeze kuza niwe witangiye ubwo buhamya ntabwo ari ukumuvamo. Yaraje rwose ambwira ukuntu afite ibibazo agize gute nawe numva rero ngubwire reka nkusengera utahe. Ndamusengera arataha. Haciyeho iminsi hari akazi kari kabonetse ndamubwira wa applying nti hano habonetse akazi. Ara applying na pass test aratsinda. Noneho rero yaje aravuga tumva reka mbabwira ikintu mujye mwemera musenge Imana. Ati naje kureba Ntwane ati ndamuganyira ati nari nzi ko nibore bukore mu mufuka kampa nka 5 cyangwa 10 ati nari imeze nabi kabisa. Atarambwira ngo aransengera gusa. Ataransengera arangije aransezerera. Ati nyuma y'icyumweru mbona bampaye akazi. Rero hari igihe twebwe dutegereza igisubizo aho tutagombye kugitegereza. Umupfakazi yagiye kureba Elisa aramubwira ati umugabo wanjye yari umukozi w'Imana none yarapfuye none umwishyuza arashaka gutwara abana banjye ngo bagire imbata. Undi aramubwira tufite iki? We nta nagafu yari afite ngo yari asigayiranye uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Aramubwira ati genda ujye mu rugo ujye mu baturanyi utira ibibindi byinshi bishoboka. Uriya mugabo namusabye amafaranga ngo ujye kwishyura umwenda none antumye ibibindi. Aragenda ibibindi arabirundanya aramubwira ati numara kurundanya ibibindi byose ushobora kubona usukemo ayo mavuta. Afashe ka kantu aracuranuye asutsa amavuta abona ikibindi kiruzuye. Ashyize ku cya kabiri abona ikibindi kiruzuye. Icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu. Ibibindi byose bimaze kuzura asubira kujya gutanga raporo. Aragenda aramubwira ati bya bibindi byose byuzuye amavuta. Aramubwira ati ikindi mbaza niki? Genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe amafaranga asigaye agutungi. Haleluya. Murabizi muri no minsi haje imvugo ivuga ngo aho guha umuntu ifi ngo wamwigisha kuyiroba. Elisa we ntabwo yamwigishije gushaka amavuta, yamwigishije no kuyagurisha. Tugomba kwigisha abantu kuroba ifi barangiza bakanayigura tukabigisha no kuyigurisha. Kuko hari abantu bahinga ariko hari ibintu byinshi nuko hari igihe umuntu atana akavuga hari igihe ndebe ukuntu abaturage bahinga imyaka yose bakayigurisha ku mwero w'imyaka kuri makeya. Wa wundi uzi ubwenge akayihunika hanyuma igihe byagera mu kwezi kwa 10 kwa 11 akongera akayibagurisha kuri menshi. Kubera iki? Babigishije guhinga ibishyimbo ariko ntibabigishije kubigurisha. Ubundi washoboraga kubistoka cya gihe byabuze ukabigurisha menshi nawe. Uriya sabigurisha menshi kubera ko hari ikindi aba yashyizemo. Icyo yakoze no kubihunika gusa akagutegereza. Ariko kubera reka dusenge Imana. Eliya yari umuntu nkatwe ajya Sarefati arasenga. Ibintu biratungana biratubuka. Arangije imyaka 3 ishize Imana namubwira ngo subirayo jyana imvura y'abandi abaturage bamerewe nabi. Atirura imvura yari yaratwaye agarura urufunguzo rw'ijuru araza ahura n'uwitwa Obadiya. Aramubwira ati genda ubwire umwami ngo naje. Aramubwira ati baba we Eliya ni wowe uri hano? Ni ikibazo wateje hano baragushakishije bohereje intelligence internal na external bagushakiye ahantu hose. Bashyizeho na Interpol. Warabuze. None urambwira ngo ningende namara kugenda se umuka kongera akaguterura akaguhisha. Aramubwira atoya ubu naje nje. Aha baraza barahura. Aramubwira ati ni wowe Eliya nibibazo wateje? Ariya mugabo yatinyuka. Nta bibazo nateje, ni wewe wateje ibibazo n'uriya mugore wawe n'umuryango wawe mwataye Imana. Genda untumirira abayisirayeli bose baze dusenge Imana nyamana turebe Imana isubiza. Umwami aramwumvira.
bahurira ku musozi wa Karumeli. Abahanuzi ba Bayali n'abashera bari 850. Arababwira ati rero tugiye gukina match, tureba abasenga bakarusha abandi imbaraga. Abangaba bajye hariya bafatanye bose uko bangana, nanjye ndajya hariya jyenyine, kandi mbanje kubaha inda ya bukuru. Muzi impamvu yabahaye inda ya bukuru? Ibintu bibiri yaragiye gukora. Yaragiye gusenga amasengesho afata ikirere. Haleluya. Kuko Bayali yari imana ngo y'inkuba. Urumva imana y'inkuba ntiyabura umuriro. Iyi nkuba ikubise igiti kirashya kandi ari kibisi. Aravuga ati imana y'inkuba igiye guhangana n'imana y'ijuru. Abahanuzi ba Bayali baratangira bahamagara Bayali igaragaze, Bayali itamurure, Bayali kora hasi, Bayali manuka. Ikirere Eliya yagifashe. Urufunguzo rwafunze ijuru imvura ntigwe, ntabwo rwari runaniwe gufunga ijuru ngo imirabyo ye kurabya. Afunga ikirere aragifata. Barasenga ngo bageze aho bazana n'ibyuma barikeba ngo wenda Bayali yagira impuhwe, ngo akajya bashinyagurira kabureterega nimuvuge cyane, Bayali igomba kuba yatumije inama. Ariko buriya ni translation itariyo. Ariyo bavuga ngo Bayali yatumije inama. Iyo bavuga ngo Bayali yagiye ku nama, cyera mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu yagiye ku nama, yabaga yagiye kuri toilette. Tekereza aravuga ati ishobora kuba yazindutse. Ubundi niyo terme correct muri original aravuga ngo ishobora kuba yagiye kuri toilette, yarwaye diarrhée cyangwa yarwaye constipation. Abarwaye ibyo bibiri nibo batinda muri toilette. Arakomeza ngo arabashinyagurira bageze aho bigejeje saa 9 aravuga ati noneho reka mbereke nimuveho, nimwigireyo nanjye nigeragereza. Ngo arabanza azana amabuye 12 ashushanya imiryango ya 12 ya Isirayeli, ngo asana igicaniro cy'Uwiteka. Mu yandi magambo agarura umwuka wo gusenga Imana, asana igicaniro cy'Uwiteka. Ni nacyo kibazo dufite, ndaza kubigeraho, nibyo ndangirizaho. Arabanza asana igicaniro cy'Uwiteka, amaze kugisana ashyiraho inkwi, ashyiraho n'igitambo, kuko ntabwo umuriro w'Imana uzamanuka nta bitambo biri ku gicaniro. Hari abantu kenshi tuza, Mana agira icyo ukora, Mana azana abanyabyaha, Mana kiza igihugu, Mana kiza. Imana ikavuga ngo sinigeze nanga gukiza abanyabyaha, nabuze abo ntuma. Sinigeze nanga gukora, nabuze abo dukorana. Ntabwo Imana igikora itarabona ibitambo ku gicaniro. Iki Imana ishaka gukora cyose ibonye abantu bemeye kugikora, ikorana nabo. Haleluya. Dutangira kubaka urusengero, umwenjeniyeri yakoze dovi arayinzanira, mbona ni nini cyane. Ndamubwira nigenda uyitubyeho gato, ko nubereka ko dufite project igera muri miliyari, byageraga muri miliyoni ngira mu 800, kandi niko byaje kuba. Nawe yenda uyitubyeho gato, mbanze ntera abantu mwete nidutangira uzayigarure muri normal. Kuko iyo Imana ishaka gukora ikintu ishaka abantu ikorana. Iyo wateye intambwe ya mbere izisigaye zose. Ariko nenda kukubwira, hari igihe abantu bareba ngo ntabwo byashoboka, ngo urusengero nkuru ntitwarwubaka tudafite abazungu. Ibintu byose burya iyo ufite Imana bishobora gushoboka. Ikintu cyatumye ibihugu byacu bikena, dusengera abazungu bakaduha amafaranga, tukabasabira inshuro 1000 cy'icyo baduhaye. Warumva umuntu usabira wamuhaye ngo Imana ikukubira inshuro 1000, ngo Imana ikukubira inshuro 100. Nanjye sigaye nkunda guha abakene, kubera ko wansabira umugisha urenze uwo nabahaye. Hari umuntu yarambwiye ati buri munsi iyo mbyutse ndagusengera ngo Imana itubure umutungo wawe. Ndamubwira nanjye nugira ikibazo ujye uza nkuye, kuko umusaruro ndawubona hano mu ikofi. Turicara hano umuzungu akaduha amadolari 1000. Mana uyu muntu waduhaye amafaranga umukubira inshuro 1000. Niba wemera ko amasengesho yawe agira umumaro, Imana iragusubiza amafaranga ikayohereza aho bambwiye ngo muduhere inshuro 1000 ayo yaduhaye. Uti okay, bansabye kuguha miliyoni, yakire. Ukabona business y'umuzungu ira prospera, ukabona hano nta gihari kubera iki. Aba hano tuba twicaye aho ngaho
ntawe udusabira umugisha. Si umuntu azagusabira umugisha nta cyurekura kunci gusa, kandi uko tugenda tuzamuka mu ntera niko tuba kunci kayabundaho nk'ingona. Ntujya mu bantu bakubwira ngo agira impiri mu mufuka. Iyo rero ufite impiri mu mufuka nta migisha yinjiramo, uretse no kurinda amafaranga yawe. Ibwira n'imigisha ngo mugende nimuza ndabarya. Jurekura kuko Bibiliya niko itubwira. Burya mujye mugendera ku by'Imana yavuze. Hari abakene tugomba gufasha, ariko hari n'abesikoro tugomba kwirinda. Kugiye bose mpura nabo. N'abesikoro baranyesikoroka. Ndi vulnerable cyane. Kubera ubwo bugira neza umwesikoro ariko abesikoro uno munsi basigaye bari smart cyane. Giye wanyesikoroka baba ari abahanga. Umwesikoro yaranyesikorotswe smart. Umwana aricara ararira. Arambwira ndi muri babana mwafashaga, najyaga nzukamba ibikoresho, none ubu ngubu ndahantu ku ishuri, none nyogokuru yapfuye. Ndamwasha reka musengere. Ubwo abimbwiye ariko icyumweru baracya kuwambera aranyesikoroka byembye. Arampamagara noneho yatuje, arambwira ati ubu ngubu rero twageze ku bitaro, maze gukura umurambo muri MUREKE. Ati ku ishuri bari bampaye amafaranga 100 yo kumfasha, atari ko MUREKE itwayeho menshi, none ikamyoneti iri bavana abantu ku bitaro ibajyana aho dushyingura iransaba 50,000. Ati kandi ayo nsigaranye nari bunsubize ku ishuri. Numva ibintu byari logique. Fata telefone rwose kuri momo ndamwoherereza. Hanyuma muri après-midi yongeye kunsaba ndi, nibwo sinzi ukuntu umwuka yagize gutya click. Abari ibintu ngo bagomba ko ari umwesikoro. Mpamagara kuri iryo shuri. Barambwira ati wo muntu ntawe uhaba. Sanga umwesikoro nyine yanyesikorotswe byembye. Yero ndi vulnerable cyane. Burya iyo ugira impuwe ubona vulnerable ku besikoro. Ariko ntimuzareke kugira neza ngo abesikoro ngo batazaku, kuko Eliya yarasenze. Reka nigarukire kuri Eliya. Ikintu cyagaragara nk'ikidashoboka, yarabanje asana igicaniro cy'Uwiteka, arangije ashyira igitambo ku gicaniro, abona gusenga. Iteka ryose Imana igiye gukora ikintu ishaka ngo haboneke ibitambo ku gicaniro cyayo. Iyo mvuze ibitambo nishaka ko tuvuga ubutumwa hazaboneka abantu babyitangira. Nishaka ko twaka urusengero hari abazakora ku mafaranga yabo. Nishaka ko ikintu cyose uzashaka gukora bizasaba sacrifice, ibitambo ku gicaniro. Hari nabo bizasaba kurara amasengesho kugira ngo ibintu bikoreke. Noneho amaze kushyira, abonye byose bimaze kuba tayari, n'abantu aravuga ati mwigire hafi. Yasenze isengesho rimwe gusa, aravuga ngo Mana ya Isirayeli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kandi aba bantu bamenye ko ndi umugaragu wawe, kandi iyi mirimo ndimo gukora ari kugira ngo imitima yabo iguhindukirire. Byo ngo umuriro waramanutse ukubita bya bitambo n'inkwi n'amabuye, kuko ngo bari bashyizeho n'amazi ngo bataza kugira ngo hari maji yashyizemo, n'amazi n'umukungu byose ngo hwa, ngo abantu bose bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Arangije aravuga ati rero bari abantu babayobyaga, bahanuzi ba Baheri, mu bafate bose muwajyane ku kagezi mu bicireyo, kuko nanjye noneho urufunguzo ndarugaruye, nzamutse ku musozi ngiye kubazanira imvura. Haleluya. Amanuye umuriro, arangije muri rya joro ryamanutsemo umuriro agiye no kumanura y'imvura. Ariko kugira ngo imvura imanuke byamutwaye imbaraga zingana n'izo yakoresheje afunga ijuru. Aragenda aricara, abwira umugaragu ati rero jewe ngiye kwicara hariya undebera ijuru. Ngo aricara, ashyira amaguru, ashyira umutwe mu maguru. Namaze igihe kirekire nibaza, ariko niki cyatumye Eliya asenga ashyize umutwe hagati y'amaguru? Muragira ngo mbabwire impamvu. Iyo areba ku ijuru yari gucika intege atararangiza gusenga. Abantu benshi basenga badatumbiriye Imana, ahubwo batumbiriye igihe ibisubizo bizazira. Iyo Imana itinze babivamo, iyo Imana itinze barisubiza, iyo Imana itinze babikoramo amakosa, iyo Imana itinze barashugurika. Eliya yashyize umutwe mu maguru kugira ngo adacibwa intege n'ijuru ritarimo kuzamo ibicu. Arakurura abwira umugaragu ati ndumva ndushye, genda undebere nta gicu. Araza aramubwira ati nkubwire ijuru uko rimeze, wagira ngo warikubuye.
n'akari kariho kose noneho ryabaye bleu kuruta uko ryari rimeze imbere. Ati icyo nzi ni kimwe, hari icyo Imana yavuze, ubwo yakivuze no kugikorera aza kugikora. Asubira aribwa tumva Mana ni we wambwiye ngo ni ntahe, ngo kandi ni ntaha nimara kwica abahanuzi ba Bayali, nimara kuguhindukirizaho bari abantu uzabaha imvura. Bahimvura kuko warabivuze. Iteka ryose nushaka gusenga amasengesho agira umusaruro, jya ushingira ku by'Imana yavuze, uyibutse ibyo yasezeranije. Uvuge ngo Mana si we wavuze ngo, Mana si we watubwiye ngo, Mana si we watubwiye ibi ngibi. Uzabona Imana yiyamuruye ikubwire ngo sinjya mbeshya, ndi Imana y'ukuri. Ariko mujye mubizirikana, Eliya arasenze, Satani agomba kuba yaravuga atoya nanjye noneho ndatambikamo ibiganza byanjye, reka iyi mvura nanjye mbe umuyaga mbe nk'ubuje guhuha ibicu, kuko burya na Satani izo mbaraga arazifite. Nimwe mubishidikanya muzasome mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli yarasenze asengera ko ubwoko bwe butaha mu gice cya 9. Noneho Gaburiyeli aho yaziye aramubwira ngo Daniyeli ukundwa. Nkunda niyo karifikatifu ya Daniyeli. Daniyeli mu ijuru bamwita Daniyeli umugabo ukundwa. Daniyeli ukundwa ngo ugitangira gusenga warashubijwe. Ngo kandi Imana yarantumye ngo nze nkubwire ngo nkwishurire ibizaba ku bwoko bwawe bwose. Ngo ariko ngeze mu nzira ngo umutware w'ubwami bw'Ubuperesi arantangira. Nuzajya ubona ibisubizo byawe byatinze ntuzacika intege, ko hari igihe Satani ahagarara mu nzira akavuga ngo ibi bintu ndabibloka, ntabwo ndi bwemere ko asubizwa, kuko nasubizwa ndaba mwaye. Kandi iyo Satani yaborotse ibisubizo byawe akoresha abandi bantu bakaza kukubwira yuko hari abantu bakumanitse mu giti, hari abantu bakuroze, hari abantu hari kana akaguteranya n'abandi. Jewe nakubwira ikintu kimwe, nubundi kibazo ntabwo Imana igusubiza kuko batakuroze, ntabwo Imana igusubiza kuko abantu Imana igusubiza kuko ari Imana ikavuga ngo ke ibyo bakoze ndabihindura ubusa, ibyo bakoze ndabivanaho, ibyo bakoze ndasubiza umuntu wanjye kuko nge ndi Imana. Ariko iyo watangiye kujya muri ibyo by'abarozi, uratangira ukanga abantu, ugatangira ninde wandoze, ugatangira kujya mu bapfumu, oya tumbira Imana yawe uyigumeho. Eliya yashyize amaguru, yashyize umutwe mu maguru, atumbira, arahumiriza atumbira Imana, akavuga ngo ya ndashaka gutumbira Imana, ntabwo nshaka gutumbira circonstance, wenda ijuru ryirabure, wenda ijuru ribe bleu, wenda ijuru ribe uko ryasa kose. Abwira umugaragu ati subirayo undebere. Araza aramubwira ati riracyari bleu. Inshuro ya gatatu riracyari bleu, inshuro ya 4 riracyari bleu, inshuro ya 5 riracyari bleu, inshuro ya 6 riracyari bleu. Yaba ari nkatwa aba yarahagurutse akagenda. Kabatanu ubundi nari mbizi. Umwana umwe ngo yashingiye kuri ariya magambo Yesu yavuze, aravuga ngo ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira umusozi ukuri imbere ngo nuterurwe utabwe mu nyanja. Uwo mwana rero aho bari batuye hari umusozi wamubuzaga kubona izuba rirashe. Aravuga ati sha uriya musozi urarara ugiye mu nyanja hirya. Aragenda aricara ati rero wa musozi we ngiye kuryama, mfashe kwizera mfite muri Yesu nkohereje mu nyanja. Arabyuka asanga umusozi uracyahari. Ati nubundi ndari imbizi, nkande wundi wigeze yimura imisozi. Ariko reka nkubwire, iyi Imana isubiza uwo mwana yari kuba ari ingome. Tekereza abaturage batuye kuri uwo musozi wohereje mu nyanja, utekereza imitungo yabo utejemo ibihombo, utekereza ibibazo uteje, ngo Imana iragusubiza yicira abantu. Erega buri yaringiye dusenga amasengesho yirebaho, Imana ikavuga ngo yawe nayo sinjya nyasubiza. Mana ujya wumva abantu bajya kanyarira cyangwa ku yindi misozi batwaye ibibuye nyine bakazamuka ku bisozi ngo turamuhiritse turamutembagaje. Cyangwa ubwiza ukuri uriya ntabwo uriya sengesho ntabwo Imana izaryumva. Imana ariyo yampamagaye ikampa umugisha, ukavuga ngo pastori turamurambiwe ngo tugiye kumuhirika tumutembagaze. Imana yampagaritse hano niyo watembagaza 5 utera umuvumo ukakugarukira. Ariko ari ibintu abantu bakora kuki badasoma Bibiliya ngo bamenye ko ari amasengesho Imana itagisubiza. Ngo turamuhiritse, ngo turamutembagaje. Buryo uzabona yatembagaye nuko nubundi yagombaga kugenda. Suko asunitse ikibuye kundi ubundi bene ayo masengesho ntiwemerewe kuyasenga. Amasengesho y'umuvumo ntabwo wemerewe kuyasenga. Ntabwo byemerewe ubwo wabaye umurozi, kandi Imana ntirera abarozi.
umuvumo udafite impamvu ngo ntufata. Wewe ugiye kuvuma abantu b'Imana, Yesu yaratubwiye ngo umwanzi wawe ntukamuvume, ujye ugira ute, ujye umusabira umugisha. Namwe mwivada mukajya kuvuma abantu, mukajya kurara imisozi ngo mwagiye guhirika abantu, murahirika iki? Eliya yarasenze ku nshuro ya 7, umugaragu wa Lazaro aramubwira ati, Eliya, mbonye agacukangana n'ikiganza cy'umuntu kazamutse hejuru y'inyanja. Aramubwira ati, icyo ni ikimenyetso, genda ubwira Ahabu ngo cebura kuko imvura ije. Ijuru ryakingutse, ngo mu mwanya muto babona ijuru rihindutse umukara. Mu mwanya ukuntu imvura iguye ni nk'iyo ngiyo ya Eliya, nabonaga yagiye. Ngiye kubona mbona sinzi ahantu iturutse, izirimo n'umuyaga, yakubitaga ku madirishya nkibaza aho ivuye. Eliya yarasenze, imvura iramanuka, kandi amaze gusenga ngo yuzura umwuka, ngo aracebura ariruka, asiga amafarasi ya Ahabu ngo yatanga Yezereli. Izo ni imbaraga zo gusenga. Haleluya. Imbaraga zo gusenga. Ariko no gusenga gufite icyo kwishingikirijeho, ntabwo ari gupfa gusenga gusa. Reka nangirize kuri aya magambo mbaho ingero nkeya zo gusenga kugira umumaro, kuko Imana ihamagarira abantu bayo gusenga iteka ryose. Mu ngoma ya 2 ibice 7 umurongo wa 13 n'uwa 14, Imana ndavuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nintegeka mugiga ngo itere mu bantu banjye, nintegeka inzige ngo zone igihugu, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, bagashaka mu maso wanjye, ngo nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbababarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Iryo ni isezerano ry'Imana. Iri jambo ndarikunda cyane. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 4 kwa 1994, twari groupe turi ahantu ku mugabo w'inshuti yacu, twasenganaga, twakoranaga umurimo w'Imana witwaga Isirayeli. Turasenga, Imana iratubwira ngo iki gihugu kizakizwa n'abantu banjye bayicishije bugufi, kuko yavuze ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibo bafite urufunguzo rw'ijuru. Twarasenze icyo gihe, turara mu masengesho, twandika akabukuleti nako agaterete gatoya. Itariki ya 6 Isirayeli akajyana muri Murido, Kigali yakoreraga hariya hafi ya convention. Hanyuma iryo joro indege iragwa, jenoside iratangira. We yapfuye ku itariki ya 7. Ndibuka ni nanjye wamusimbuye mu muryango yahoraga wa AAA. Nagiye kuri Muri nsanga karacyari ku meza ya manager. Ndavuga ngo turatangiriraho twahagarariye. Twarasenze, njya mbwira abantu iki gihugu nta nguni y'u Rwanda ntasengeyemo, nta mupaka w'u Rwanda tutarayeho. Twaraye mu bihuru, twaraye mu modoka, twaraye mu nzu zirimo imbaragasa, twaraye buri hari ubona ibintu birimo kwihuta, ntumenye umuyaga Imana yashyizemo. Ariko buri gihe ukabaza abantu twakoranaga. Ndibuka rimwe twigeze gukora amasengesho Matimba, tumarayo iminsi 3. Imana iratubwira ngo murare Rusizi. Twamanutse saa 11 twiriwe mu masengesho, nagiye ntwaye, turara Rusizi. Turara twagezeyo mu masaa 6 y'ijoro. Noneho ariko twazenze uwo mugoroba yarashikije, ariye tujya tubisubiramo tugaseka. Ndibuka umusore umwe twasenganaga, twari tunaniwe umunaniro, urumva twari tumaze iminsi 3 tutarya dusenga. Buryo umuntu ari umusore akora ibintu by'ubusazi byinshi. Noneho dutangiye gusenga twese kumva turasinzira. Mana ugirire neza iki gihugu, ugirire neza na Satani. Ndamubwira nti muryame mwese. Ubwo mutangiye gusabira Satani umugisha, umunaniro waje. Girire neza na Satani. Ari gihe tujya tubisubiramo tugaseka, ariko twarasenze. Kandi nshima Imana ko Imana yatwumvise. Kandi twasengeraga ku masezerano dufite. Hari icyo Imana yari yaratubwira, tubwira ngo musengere ibi nibi. Kalendari y'Imana nanayibabwira ubu aho tugeze. 95 twakoze amasengesho impero y'umwaka. Nabwo ari Imana yadutegetse. Imana yatubwira ngo ngiye gukiza iki gihugu,
mu ntambwe 5 nzabanza nyure ziriya mpunzi ari izagiye kera n'izagiye vuba ariko izakera zo zari zaratangiye kuza izari ziduteje ikibazo ni zari zagiye 94 bamwe bari Tanzania abandi bari Burundi abandi bari Kongo irawazana tubisengeye tubyingingiye iratubwira ngo ibyo nibirangira hazaba umutekano muke muri iki gihugu nawe muzawusengere nzawushyiramo iherezo abibuka intambara y'abacengezi yari ikomeye twagiye kuyisengera mu Ruhengeri cyo gihe niko hitwaga Musanze tugeze mu Gakenke imodoka yari turi inyuma bayikubita igikompuri rashya aho twari humwe aramwe ati dukate dusubira i Kigali bayirasiye hariya nsubira aho barasiye reka turaswe n'abari imbere ariko abinyuma ubwo twabaciyeho niba turase buri witeka yari yabahumye amaso irahuma n'abasigaye imbere turasenga tugerayo urugamba twarwanye rwari rurerure iyo nayo Imana yaratubwiye ngo nimuyisengera nzayishyiraho iherezo ngo kandi ibyo nimubona birangiye ngo nzakora ikindi kintu mutatekereza ngo nzanyeganyeza intebe zose ngo nindazingiza inshyire mu myanya abo natoranije ngo bariya nimwe mwabishyiriyeho yewe 2000 twasenze muri stade ari byo turimo gusengeraho twarangije amasengesho mu kwa 12 twinjira mu itariki ya mbere yo kwa mbere amezi 3 ya mbere ane intebe zose zari zanyega zose zahinduriwe occupancy ndibuka umuntu umwe yarambwiye atuzi ko ya nkubiri watubwiraga yaje ntimuhangayike Imana yatubwiye ko iyo ngiyo rwose irimo iranyeganyeza ibintu kugira ngo yubake ibyo yashakaga nta kibazo kirimo hari cyabaye iratubwira ngo ibyo nibirangira nzakemura ikibazo cy'ubutabera gacaca iraza ibintu batekereza ngo ntibizashoboka abazungu bavuga ngo nimudatanga munisiti ngo ntibizashoboka twarabyikoreye bicamo uko Imana yavuze iratubwira ngo ibyo nibirangira hazaba hasigaye ikintu kimwe healing y'igihugu nkaba ndayirangije revival ngo nzabaha ububyutse ngo ariko ubwo bubyutse nibwo bazabagora ngo kubera ko benshi muzaba muhuze murangaye abandi munaniwe rero nsigaye nsubiza amaso inyuma nkavuga ibyo Imana yatubwiye byarabaye ubu wibwira ko ushobora kumbwira nkatwara imodoka nkava Ikagitumba nkarari Rusizi no kuva Ikagitumba nkarari Kigali birangora nkubitana n'amatara y'imodoka nkumva neza ndazungazunga ndashaje kuri 65 gutwara imodoka no kwiyahura urambwira ngo ndara amasengesho najyaga ndara amasengesho tukageza mu gitondo nkiyuhagira mu maso narangiza nkahaguruka nkagenda nsigaye ndara amasengesho ntaryama nibura amasaha 3 uwo munsi unambwiye ngo mbwirize ntiwamenye ibyo ndimo kuvuga nanjye mba numva nabaye ikizongo ko ndashaje ariko revival ibi ndabibabwira izaza tuyisengeye tuyingingiye kuko ibintu byose by'Imana ikora iyo igiye kubikora irabanza igashyira abantu bayo ku mavi nimureba muri Bibiliya ibintu byakoretse byose ndimo ndasoza kugira ngo abayisirayeli bave muri Egiputa mu kuva mu bice bibiri baratubwira ngo batakiye Uwiteka ngo Uwiteka yumva gutaka kwabo aramanuka ntabwo bari kuva iyo badatakira Imana haleluya igihe Imana yajya kurimbura Sodomu na Gomora ngo yabibwiye Aburahamu arabwira ngo ngiye Sodomu na Gomora kureba yuko ibyo bahariga ari ukuri Aburahamu nawe ati Sodomu na Gomora ko mpazi abantu baho n'abanyabyaha n'abapagani atangira guhenda Imana ati nusanga y'abakiranutsi 50 zaharimbura Imana yambwira ngo sinshobora kurimbura umurwa urimo abakiranutsi 50 none baba ari bakeya se bakaba 40 ati nabwo ku bwa 40 sinzaharimbura niba base 30 ati nabwo ku bwa 30 sinzaharimbura niba ba 20 ati ku bwa 20 sinzaharimbura niba bicumise ati ninsanga y'10 sinzaharimbura uzi impamvu kuko bari kuba bahasengera abantu b'Imana iyo bari mu murwa bakawusengera bawuremera igitwikirizo bawushyiraho umutaka bakawutwikira imivumo yose bakayikuraho naho twebwe turicara ukabona ngo mugi ngo zirimo zirasenyuka ntawe ubisengera ngo urubyiruko rutwaye n'ibiyobyabwenge ntawe ubisengera ngo ibi nibi ntawe ubisengera kandi twuzuye umurwa ninde uzariririye umurwa Imana ikazana ububyutse bigahinduka ni twebwe abantu banjye bitiriwe izina ryanjye haleluya Aburahamu Bibiliya bivuga neza mu gice cya 19 ngo Imana yarimburaga Sodomu na Gomora ngo yibutsa Aburahamu n'amasengesho ye irokora Loti
iravuga ngo ya sindi bubabaza Aburahamu ni inshuti yanjye, reka ndokore Loti. Igiye no kumurokora nawe arayigora. Umugore wa Loti arahindukira inkingi y'umunyu. Abakobwa baragenda bageze mu musozi bisambanisha nawe batwara inda, ariko Imana yumviye Aburahamu irokora Loti. Bibiliya ni kwivuga ngo igirira Aburahamu irokora Loti. Haleluya. Muze kureba mu gice cya 19 umurongo 29 ni kwavuga igirira Aburahamu irokora Loti. Mwitegereza abantu basenze muri Bibiliya uko bangana, ibintu bigahinduka. Mose azanya ab'Isirayeli, icyabaga cyose Mose yakubitaga inda hasi agasenga Imana, ibisubizo bikaboneka. Bageze mu ntambara y'Irefidimu, abamaleki barabatangira, Mose ahagarara ku musozi azamura inkoni, uyosobanisha urugamba kubwo gusenga kwa Mose. Igitabo cyose uzafata cyo muri Bibiliya, iyo Imana igiye gukora ikintu gihambaye yohereza abantu bayo mu masengesho. Ninde uzasengera iki gihugu Imana igasuka ububyutse? Ni twebwe. Haleluya. Nimushaka kureba imbaraga z'amasengesho, musome Bibiliya zanyu, mureba hano. Jewe nanditseho ibitabo bibiri kubera imyaka twamo. Nanditse igitabo cyitwa Senga Uhindure Uhindure Gakondo yawe, nandika n'abarinzi b'inkike murimo w'abanyamasengesho mu itorero no mu gihugu. Kubera iki twamaze igihe kirekire dusenga, nahigiye amasomo menshi. Uko nigishaga nabonaga ibintu bihambaye, nakwigisha ibindi nkabona ibindi, nakwigisha handi nkabona ibindi. Kizo ndavuga uzi ko hari ibintu tutigeze twiga, uzi ko hari ibintu tutigeze twigishwa, kandi Imana ivuga ko ari by'ingirakamaro. Muzitegereze mu buzima bwa Yesu. Buriya ibintu byose Yesu yakoze, reka mpere muri Luka. Muri Luka niho byihuta, ko burya mu bantu banditse ubuzima bw'amasengesho bwa Yesu, Luka duha ingero zigera nko kuri 7 z'amasengesho ya Yesu. Ahambere Yesu ajya gutangira, batubwira yuko hari abasaza ba Simeoni na Bana bari barimo gusengera agakiza ka Isirayeli. Ku buryo Simeoni yaravuze ati, Mana none usezerera umugaragu wawe, mbonye agakiza ka Isirayeli. Ngo yahoraga bisengera n'urya mukecuru witwa Hana. Hanyuma Yesu amaze kuvuka, yagiye ku musozi gusenga iminsi 40, ngo amanukayo akajya yigisha afite ubutware, yuzuye umwuka. Siko bimeze? Yewe no kuzura umwuka nimureba muri Luka ngira ngo ibice 3 umurongo wa 21, baratubwira ngo ubwo Yesu yari arimo gusenga, umwuka nibwo yamumanukiyeho mu ishusho y'inuma. Muze kubireba muri Luka, mu byandike muze kubireba ibice 3 umurongo wa 21. Luka ibice 6 umurongo wa 12, arara ijoro asenga, buracyahamagara abigishwa. Ibintu byose yabikoraga yabisengeye, kandi we yari umwana w'Imana. Luka ibice 9 umurongo wa 18, ngo ubwo yari ari ahantu asenga yiherereye, ngo arangije gusenga baza abigishwa be ngo muvuga ko ndinde. Uzi impamvu yabibabajije uwo mwanya? Yari amaze kubasengera. Muri buka amagambo nabasomeye ku cyumweru bari abo duterana hano, ngo ndabasengera ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, ngo kugira ngo mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'imbaraga iziha twebwe abayizera. Amaze kubasengera arababaza, henga ndebe ko ibyo nasengeye Imana yabishubije. Abantu bavuga ko ndinde. Petero ati bavuga ko uri Kristo uri umwana w'Imana. Ati Petero, ntabwo ibyo ari wowe ubyibwiye, ni Imana ibiguhishuriye. Haleluya. Kuko ngo yari amaze gusenga, amaze kubasengera. Muri Luka ibice 9 umurongo wa 28-29, azamukana na Petero na Yohana na Yakobo, ngo ajya ku musozi gusenga. Ngo atangiye gusenga, ngo ishusho ye ihinduka ukundi. Na Mose yajyaga ajya gusenga, yamanukayo, ngo abantu bamureba bakabona mu maso he harabagirana. Iyo umuntu yatumbiriye Imana akamara igihe kirekire, amanuka arabagirana, ngo asukundi arimo gusenga. Muri Luka 11, ubwo abigishwa bamubwiraga ati twigishe gusenga. Ngo umwe mu bigishwa be yamubonye asenga, aravuga ati ariko uyu mugabo arasenga, aravuga ati twigishe gusenga natwe tujye dusenga gutyo. Aravuga ati reka mbaho ibyo muzajya musengeraho, nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ibyo byitwa worship, kuramya Imana. Ubwami bwawe buze, ibyo nivuga butumwa. Uduhe none ifunguro ridutunga, uko no gusengera ibyifuzo byacu n'ibindi. Abaha mbese ibyo bazajya basengeraho ku buryo bashobora gusenga
umunsi ukira yari arimo gusenga mu gice cya 22 mbere yuko ajya ku musaraba yarayasenga kandi ntiyagarukiriza aho ngaho. Yohana aratubwira ngo yarasenze natwe aradusengera, aravuga ngo saba ngaba bonyine nsengeye n'abazizezwa. Kandi uno munsi baratubwira ngo amaze kuzamuka mu ijuru, amaze kuducungura, ngo yicara iburyo bw'Imana Data aho ari adusabira. Haleluya. Urumva nukurikira urabibona neza yuko amasengesho ni rwo rufunguzo rukingura ibintu byinshi mu bwami bw'ijuru. Nimufata igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, reka bariho nsoreza kuko twe turi itorero. Nimufata igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibintu byose byakorekaga abantu abigishwa bamaze gusenga. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2, bicaye mu cyumba cyo hejuru barimo gusenga, umwuka aramanuka. Mana wazatugiriye neza mu gihe nk'iki turimo gusenga, umwuka akamanuka. Haleluya. Noneho kubera ko hamanutse imbaraga, idini irakangarana. Bari ikibazo cya mbere kibaho, iyo abantu buzuye umwuka idini irakangarana. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abafarisayo barabafata, bati turababujije ntimuzongere. Mugize gukora igitangaza, mwahagurikije umuntu umugaye, none muravuga yuko murashaka kuvuga ko byabaye mu izina rya Yesu twabambye. Baravuga ati ubwo niko byagenze rwose, ntacyo dushobora guhinduraho. Ngo barabakubita barabafunga, bavuye baragenda babwira abandi bati badukubise baradufunga. Ngo aho bari ngo bazamurijwe baravuga ngo Mana, ngo twongerera imbaraga tuvuge ubutumwa kuruta uko twabuvugaga. Ngo noneho umwuka aramanuka, ngo barongera ubuzura umwuka, ngo bari barahatigita, ngo bavuga ubutumwa bashize amanga. Haleluya. Muzitegereze muzabona ko ibintu byose byakorekaga bamaze gusenga. N'intumwa zabwiye abigishwa, abapfakazi batangiye kuba benshi, baravuga ngo nimuze, ngo abapfakazi n'imfubyi barimo baracuranwa ibiryo. Barabwira ngo ntabwo bikwiriye ko tureka umurimo wacu, nimutoranya abantu babiringirwa kandi buzuye umwuka tubashingiye uwo murimo, twe tuzakomeza umurimo wo kugira gute, wo gusenga no kugabura iby'Imana. Icyo ni igice cya 6. Ngo kandi bamaze kubikora, ngo umubare w'abigishwa uragwira, ngo ndetse n'abatambyi bamwe na bamwe batangira kuza kubasanga. Gera mu gice cya 9 ubone Petero arimo gusenga ari hejuru y'inzu, ngo arahishurirwa ko agomba kujya kwa Koruneliyo. Haleluya. Ugere mu gice cya 12 noneho niho nkunda cyane, bafunze Petero, Herode avuga ati ejo nzamutanga nzamwica. Ngo baramusengera, bari wabo wa Yohani Mariko. Ngo Mariko araza aramukomanga aramubwira ati Petero tugende. Ngo asohokamo, aragenda, inzugi ziribwiriza zirakinguka, zakinguwe n'iki n'urufunguzo rw'amasengesho. Umuntu bamufunze baramusengera, asohokamo mu bitangaza by'Imana kuko yararenganaga. Nusengera umuntu wafunzwe kubera ko yakoze ibyaha, uzitonda ubutabera bugomba kumukurikirana. Ariko niba umuntu yararenganye ukaba ubizi neza ko yarenganye, ushobora no kwizera ko ibitangaza bishobora gukoreka mu buryo butunguranye. Haleluya. Igice cya 9 Paulo yari arimo gusenga, ubwo Ananiya yahishurirwaga n'abasenga, aramubwira ati Paulo arimo arasenga, ari mu nzira ahitwa mu nzira igororotse kwa Simoni, genda umunambike w'ibiganza imboneranyize bimuve ku maso. Bari barimo gusenga. Igice cya 13 Paulo na Barinaba, Imana yabahamagaye birije ubusa, barimo gusenga. Ibintu byose mu ijambo ry'Imana bikoreka ubwoko bw'Imana buri ku mavi, burimo gusenga. Njya mbyigisha abapastori, ariko sinzi ko bizafata, ariko ndabisengera nabyo. Nkabwira niba mushaka kuzamura itorero, yambwira abapastori, nkabwira n'umuntu urya ropa 195 ku mwaka, agasinzira amajoro 365, ari umupastori ntashobora kuzamura itorero ngo rikuri. Itorero rizamukira ku mavi. Buriya ntimuzanibeshye ngo Remera yazamukiye kuri PhD. Nabonye abapastori bafite PhD bashinga paruwasi aho kugira ngo zizamuke zigasubira inyuma. Ushobora kugira PhD paruwasi kagupfana, ariko iyo ufite amava akomeye ntabwo Imana izagutererana. Haleluya. Mureke tujye ku mavi dusenge. Na buriya bubyutse Imana yatubwiye izabuduha, ndabizi izabikora, ariko tubusengeye tubwingingiye dushima. Jewe nasenze Imana ndibwa numva Imana umbabarire sinzapfe ntabubonye. Imyaka maze mbusengera ni myinshi, amajoro naraye mbusengera ni menshi,
amaropa niyirije sinyarye ni menshi, izamindi ishyi y'akababaro mbubonesha amaso. Haleluya, haleluya. Kandi ubwo ndimo ndababibamo imbuto z'ububyutse kugira ngo tubusengere, kuko ubwo Imana yabivuze no kubikora izabikora. Kandi ubwo twubatse uru rusengero tukarwuzuza, hari igihe njya ntega amatwi nkumva gacu. Kera twajyaga turagira inka hirya iwacu mu Mutara, iyo imvura yabaga yenda kugwa imaze igihe kirekire itagwa, wajya kumva hirya muri parike, ukumva ukajya wumva ibintu bivuga ngo hari igihe njya numva umuriri w'imvura y'Uwiteka. Kandi njya mbwira Imana ngo Mana, ubwo ugenderera abandi niremera ntuzahasige, uzaduhereho. Reka dusenge Imana. Imbaraga zo gusenga guhindura ibintu, kandi nidusenga tuzabibona. Turagushimye Mana yacu. Nta kindi tuba dukora iyo tuje gusenga, ntabwo tuba tuje kugutotesha amagambo, tuba tuje kuganira nawe kugira ngo duhishurirwe ibiri ku mutima wawe. Kuko ijambo ryawe riratubwira ngo imigambi yawe ntabwo ijya iburiramo, ibyo wavuze, ibyo wasezeranije iteka ryose urabisohoza. Twemerere tugusabe Mana, hari byinshi wavuze kuri iyi paruwasi ya Remera. Wavuze ko uzahasuka ububyutse, ndetse waratubwiye ngo twubakire urusengero, ngo nyuma yarwo ngo uzatangira kubikora. Turabishaka, turabitegereje. Kandi Mana, kugira ngo tuzabibone, udushyire ku mavi dusenge. Abasaza n'abakecuru dusenge, abagabo n'abagore dusenge, abasore n'inkumi basenge, n'abana bacu basenge, kugeza igihe tuzabona ibitangaza byawe bikoreka. Muri Yesaya waravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo dore nshyize abarinzi ku nkike za Yerusalemu, ngo yemwe abibutse Uwiteka, ngo ntimukamuhemere, ngo kugeza igihe azahindura Yerusalemu hakaba ishimwe mu isi. Reka Mana, ntituzaguhemera, tuzagusenga. Tumaze imyaka tugusenga, n'ubu turakomeje kugusenga. Ntituzaguhemera kugeza igihe tuzabona iyi paruwase uyihinduye ishimwe mu isi. Ntituzaguhemera kugeza igihe tuzabona u Rwanda nubwo watangiye kubikora waruhinduye ishimwe mu isi, atari mu buryo bw'imiyoborere, atari mu buryo bw'ubukungu, ahubwo mu buryo bwo gukizwa. Urambura ikiganza cyawe bidusohoreze Mana, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Niba Eliya yarasenze ijuru rigafungwa, yakongera agasenga ijuru rigafunguka. Turasenze ngo imvura y'umugisha igwe kuri iki gihugu, turasenze ngo imvura y'umuhindo igwe kuri iki gihugu, turasenga ngo imvura y'ububyutse igwe kuri iki gihugu. Muri iyi myaka turimo Mana, ukora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi uzabibona wese azavuge ngo ibintu Uwiteka ubikoze. Uhabwe icyubahiro, uhabwe ishimwe, ko tuzi ko udashobora kutubeshya no kubikora uzabikora. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera